sinzi wenda nimba hari amakuru ndi kumva y'ibintu bikwikwisa cyangwa nimba hari ibintu bitari byiza muri iki kigo byaba biri kuba cyangwa byaba byarabaye, sinzi ibyo bintu nimba hari bihari cyangwa bidahari. ariko rero njye nakubwiye ko nta kibazo nigeze ngira, njye meze neza, nakubwiye ko nta muntu n'umwe twagirana ikibazo, ndetse n'uwashaka ko tukigirana twanakigirana nk'uko nabikubwiye. ariko sinzi iby'abakozi byo nakubwiye ko kenshi bitandeba, buriya cara niwe wabimenya. gusa wenda kuri njye icyo nakwita nk'ikibazo sinzi, ariko nabwo nimba ari ikibazo kuko njyewe kitamfasheho, ni iry'isezera rya rero Shema, mbere y'uko ugenda nashakaga kubanza kukugira inama ishobora kuzagufasha mu bihe bizaza cyangwa se ikagufasha no mu byo ugiye gukora. buriya Shema, uzirinde ikintu cyatuma wowe uzirinde ikintu wakora kigatuma kigira ingaruka ku bantu benshi, ku muryango. rero Shema, mbere y'uko ugenda ndashaka kubanza kukugira inama zijyanye n'iki? inama zazagufasha mu bihe bizaza cyangwa se mu kazi ugiye no kongera gukora. buriya uzirinde gukora ikintu cyagiraho ingaruka abantu benshi, cyane ko hari igihe tugeramo tukaba tutagishoboye kwigenga cyangwa se tukaba hari uburenganzira tutakifiteho. ibyo bintu uri kumbwira, nzi ko wenda ikintu ushobora gukora kikaba cyagira ingaruka wenda ku muryango cyangwa se ku bantu benshi, nk'igihe wenda nk'umugabo cyangwa se famiye y'umugore n'umugabo, ushobora gusanga wenda abana n'umugore we bafite urubyaro cyangwa se badafite urubyaro, ariko wenda ibyo reka mbe mbiretse mubwire ku mugore n'umugabo. umugore n'umugabo buriya iyo babana nta muntu uba wiyemeye gufata icyemezo ku giti cye, kuko hari igihe ufata icyemezo ku giti cyawe ugasanga kigezeho mugenzi wawe ikibazo. for example, ushobora kurwara. iyo urwaye rero madamu wawe agomba kukwitaho, akakubera nk'umuganga, akakumenyera buri kimwe cyose, agahagarara umwanya wa muganga. ushobora kuba wajya ahantu utamusabye n'uruhushya, wahagera ugasanga ukoze agisida. iyo ukoze rero agisida, urumva hari uburyo uba wafekisa umuntu mubana, akagira ikibazo agahangayika kubera yuko utamuteguje. noneho rero bijya kuba akarusho cyane ko wakora ikintu kikagira ingaruka ko mwashakanye, nko mu gihe mushobora kuba mufitanye nk'abana, ugasanga nyine ugiye nta kintu mubwiye, ugasanga uhuye n'iyi agisida, bibaye ngombwa yuko uva mu buzima. wava mu buzima ugasanga uwo mwashakanye umusigiye umusaraba wo kwita ku bana wenyine, abana bafite ibikomere by'umubyeyi ugiye batazi n'uburyo agiyemo, umugore nawe nyine atarabikurura neza uburyo umuntu agiyemo, avuga ati wenda yaba yarambwiye byari kurushaho kugenda neza. urumva ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo bishobora gutuma nyine umuntu umwe atakwigenga. reka mbivuge neza yuko iyo wubatse uba ubayeho hari ubwigenge kuri we ku giti cyawe utagifite, ahubwo ukeneye ko mu buhuriza hamwe n'umwashakanye akaba ariho havamo icyo gukora. none rero sinumva ikibazo umbwira ngo cyaba gihari nateza uwo muryango mu gihe naba ntakiri aha ngaha. Shema, urugero umpaye ni rwiza cyane, sinari nzi ko ufite n'ubwenge bungana gutyo. none se Shema, utekereza yuko aho wakoraga hano wifiteho uburenganzira wowe ubwawe, cyangwa utekereza yuko kampani uvuyemo nta kizahomba? igiye guhomba ubwayo, kuzashakisha undi mukozi urusimbura bizaba biri kwangirika bimwe, ndetse ni n'ibihombo kuri Rwema. uhafite umuvandimwe Rwema na muramu wawe Divine, none bose urashaka kubasiga. utekereza ko Rwema niyumva iki kintu cy'uko wasezeye akazi bimugwa amahoro?
wese si ahungabana, si bimwica mu mutwe agushakira atangira kwibaza byinshi cyangwa ibiki. cyari ndumva aho ngaho nta kintu kirimo gikomeye kuba nafata icyemezo ukavuga ngo kizagira ingaruka kuri Rwema na Divine. njye numva nta n'ingaruka zihari, kandi niziramuka zihari rwose byiguhangayikisha wibyivangamo. Rwema ni umuntu w'umugabo, niziramuka izo ngaruka zimugezeho ni umuntu w'umugabo azirwana areba icyo gukora kugira asohoke muri izo ngaruka, kandi nibinananirana mbona koko ibyo nakoze harimo ikibazo, ubwo tuzareba nk'umuryango wacu uburyo turi bubikemure rwose. nta bandi bantu duteje ikibazo, tuzabyikemurira birangire pe. ntese umuntu washoboye kwikura muri bya bibazo wowe uzi wamuteje ubwawe washimuse Divine, ibyo bibazo biramuhangayikisha, batusha akajya yirukanka imisozi kugira ngo azane Divine. none utekereza yuko icyo kintu nakoze cyangwa se icyo kintu ngewe nateguye nkaba nkuzaniye letere nkaba ngiye gusezera, utekereza yuko Rwema nacyumva ari cyo kintu kizaba gikomeye cyane kurusha uburyo bari bashimusa umukunzi we kandi agangana nacyo kikarangira? gusa ndabashimiye ku nama mumpaye, akazi keza. Ariko noneho ibisazi bitera kwinshi koko, ubu noneho ibiguteye ari kubivuga. twataye ibintu icyo nubwo twirwanya ariko twataye ibintu, turabitaye byose ahubwo nta na kimwe. Shema, mbere y'uko ugenda numvaga nakugira inama. mbwira nta kibazo. Ni inama yagufasha mu bihe bizaza cyangwa se ikagufasha no mu byo ugiye gukora. Buriya uzirinda ikintu cyatuma havuka ikibazo kigafata abantu bose benshi. ntujya uhinduka uko usa inyuma ni nako usa ku mutima, ntujya uhinduka uko usa inyuma ni nako usa ku mutima, ntujya uhinduka uko usa inyuma ni nako usa ku mutima, ntujya uhinduka. uko usa inyuma. Sawa, mwirirwe mugire umunsi mwiza. sawa rero, inama mumpaye ndazishimiye, mugire akazi keza, umunsi mwiza. Ibisazi bitera kwinshi koko, iby'uyu muhungu byo noneho birenze n'ibisazi. nakareka akazi nta kibazo yagize. aha nzaba ndora. nawe warampemukira umukobwa nubwo ndakuzi. Shema dukore. wakora utareba kuba ahantu wicaye bagiye kubona umuntu guca. Shema, mbere y'uko ugenda nashaka kubanza kukugira inama, kandi ni inama ishobora kuzagufasha mu buzima bwawe bw'ejo hazaza cyangwa se no mu buzima bw'akazi ugiye guhindura wenda. Buriya Shema, uzirinde gukora ikintu cyatuma kigiraho ingaruka abantu benshi, kuko ejo cyangwa ejo bundi iyo karamu nayo buriya yishyira hasi. noneho wikinishije ntaganire toma baguteye. urumva inseri yo muri seni ya mbere ya Jariya na Shema. action.
akira yawe. komereza wisinye ni biriya bintu byo gupostinga za behind the scene ni bibi, ni bibi, bituma amatsiko y'abantu ashira. Ariko baba bamaze kubona abantu ko bari bube bambaye, ko bari ariko hamaze kurengana episode ye ibigiyeho byarangiye ngo dute ariko ubundi buri kugira ngo bigende bite. Ndeka narindiho Imana ishimwe. Kareka ibi baravuze ngo yambere ikora duhinga ntayageze hano ngo ngende ngifate ngikubite rindangiza nanayongo. Shema wacecetse. Thank you. Jari akandi na Shema sasa tugize kwa Shema. Ntabwo muzayarya inyuma. Ntabwo nabibasha. Mu buzima busanzwe bose ndabizi. Wowe nukura amabuno ukora ku mabuno ya wa mugore. Dina? Cyangwa ukora ku mabuno? Cyane cyane. Ahantu hose uri gukora kora. Rero Shema. Oya ndabuze aho akaguru ke. Kwa mubwiye ngo ninjire. Yicaye n'abakobwa banashaje. Iriya kote ndi kuzibona rero. Ubusengero kumbona. Ntujya uhinduka uko usa inyuma ni nako usa ku mutima. Ntujya uhinduka uko usa inyuma ni nako usa ku mutima. Shema, mbere y'uko ugenda numvaga nakugira inama. Mbwira nta kibazo. Ni inama yagufasha mu bihe bizaza cyangwa se ikagufasha no mu byo ugiye gukora. Buriya uzirinda ikintu cyatuma havuka ikibazo kigafata abantu bose. Shema, rero mbere y'uko ugenda nagira ngo nkugire inama. Ni inama ishobora kuzagufasha mu gihe kizaza. Turagenda. Uragenda cyangwa uragenda? Iragenda. Akazi ni akazi. Uretse ibibazo by'imvura mu bihari ariko nta n'ikibazo. Inshingano zanyu uri kubona ziri kuvamo zuriya mwanya mushya babahaye. Ibyo biravamo rero ngomba guhagarara neza kugira ngo ngaragaze ukuri ko ibyo bameze ziriya nshingano nyine mbikora. Birumvikana ntabwo ari kubona atwaye n'igikombe cy'umuhenjeniyeri mwiza ngo kakunanire. Abo narakuze mu butumwa n'icupa ahubwo. Ndava hano nyine urava hano undi nyoye. Umusore arashoboka njya kureba umuyobozi sinzi ko rero ngukunda. Njya kureba umuyobozi ndi wari uje kureba? Njya kureba Richard. Richard Divine. Ahazi? Ashobora kuba hari kuba none se gatera nta kubaza. Nta kibazo.
mu bakozi mukorana hariya kuri branche uyobora harimo umuntu witwa George. harimo uwitwa se George. George ndamufite. Musinga. Musinga muremure gutyo. Kate hariya ubwo wari uje kunsuza cyangwa direct wari ugiye kureba nyine? Shakara bose. Nese uri kugira ngo muvuganire muri gupanga ibiki na Devin? Byakazi se? Nyine wambwira nanjye uko bimeze nyine nkamenya. Byawe twabivuganye ibindi ngibyo. Reka nze mbakuyobore uri kureba ahangaha uturutsuza. Ugiye kugenda urabara imiryango 10 uzamuke esikariye nibura ni uzirangiza umuryango wa mbere ibumoso hejuru nyine urumva ni ndangire esikariye ni kuri afro ya kabiri. Sawa, murakoze. Murakoze. Umuyobozi rero. Sawa. Okay, twigendere. Ni wenda nini wagiye mfite impamvu yo kumuhamagara kuko ntago akiri mu nshingano zanjye nk'uko nabikubwiye, yari mu nshingano zanjye, ariko mu gihe impamvu iyo ari yose yatumye agenda itaturutse aha ngaha mu kazi, ntabwo rwose Shema akiri mu nshingano zanjye. Afite impamvu yamujyanye ntagomba kwinjiramo kuko mu buzima bwe buri prive. So ibijyanye no kumenya icyo ashaka kugira ngo agaruke yakaba yarakibuze mbere y'uko agenda. Divine, ntabwo mburana nawe, iri ni itegeko wowe n'umukoresha wawe. We Aramutse bose. aramutse nanjye. Aramutse Nadine. Arya yitwa nde? Pick it from zero. Cut. Ayiwe. Nadine. Mwese sinadiye si izina rye. Sinzi wenda nimba hari amakuru ndi kumva y'ibintu bikwiye cyangwa nimba hari ibintu bitari byiza muri iki kigo byaba biri kuba cyangwa byaba byarabaye. Sinzi ibyo bintu nimba hari bihari cyangwa bidahari. ariko rero njye nakubwiye ko nta kibazo nigeze ngira, njye meze neza, nakubwiye ko nta muntu n'umwe twagirana ikibazo, ndetse n'uwashaka ko tukigirana twanakigirana nk'uko nabikubwiye, ariko sinzi iby'abakozi byo nakubwiye ko kenshi bitandeba, buriya cara niwe wabimenya. Gusa wenda kuri njye icyo nakwita nk'ikibazo sinzi, ariko nabwo nimba ari ikibazo kuko njyewe kitamfasheho, ni iry'isezera rya Still rolling with Perura. Bimeze biteze? Isa. Narashize iminsi tutabonana, ni amahoro. Ni amahoro.
Mubinzanire turashema. leta yashema si wayisomye se Narabisomye. harimo ibiki none se mu gihe ntari bari ibyabo byarangiza cyangwa bitarageze ko byakwiye kugenda cyangwa ibyabo bagomba bitakozwe. oya Hano nta mazi ahari yo gufungura. ese waba uri kwiyahura Muzaniye amazi asanzwe. niyo muntu uri buza namusuzuguye nkajya nkanywa gutya mureba nya komeza Bamwiriye ducunguze ubutumwa muri gihe kwa kandi mbere mo kuba ntabwo irimo guhita n'imazi ndakubita. Ngaho dukine rero. Hagiye. iyi ji tuyitereka uri ready Kabaye. kwicara wenda nazongera kwanga bakine Turashira. iyo uguye Ni ubushobozi dutangira gahoro gahoro. yitwa divine actually ubundi bushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko nta muntu ufite uburanga umenya ubwenge oya dore kunabuka ndebye agira nabuka cyangwa ntiyereka yambire Jari ndashaka kubaza wenda ariko ibyo byo gutebya tuba turetse ndashaka kubaza ko nk'uko nayerekanye kubaza ubyara mu kigo iby'amakuru ari kwibizwa ku bakozi bamwe batari mu kigo ibibazo birimo bimeze bite ko n'ubu ntarumva uko bimeze wabwira ayo makuru yari afite ariko njye rero ntabwo nzi ibintu uri kwita ikibazo njye nakubwiye nta kibazo mfite nanjye natangiye akazi nk'abandi bakozi bose nkarimo neza nta n'uwo turagirana ikibazo ubwo sinzi ikintu wakwita ikibazo rero gusa wenda ikintu kuri njye nakwita nk'ikibazo ni icy'abatangiye gusezera ariko nabyo ndumva bitandeba nese basezeye n'inde bimeze bite byagenze gute kugira ngo usezere Yareba